uyu Kagarara ku mazina ya nyayo Enoch Uwizeye, uyu Kagarara yagize niba nabyita umwako arono, ariko yagize ikibazo avukana indwara ku isomo mu cyongereza byananiye, ariko ni indwara ituma amagufa adakura nk'ayabandi, donc adakura mu buryo buri normal, bityo bimutera nyine kuba mugufi kwa ruriya rwego. Kagarara we ubwe ntabyo bintu byigeze bimutera kwiheba ngo acike intege yikure muri sosiyete. Uyu Kagarara Uwizeye Enoch yakunda kubwira abantu ngo disability is not inability. India AshtonHall nawe n'undi mu jama nawe mu Buhinde nawe wakoraga nka ziraburo nkuko Kagarara yahuye na AshtonHall, ni nkuko na Indian AshtonHall nabo bahuye, nawe yakoze amacarenge, agenda akora amacarenge aramukunda, nawe barahura, yaranamublessinze by the way, nawe yari amafaranga yamuhaye, amuha imodoka, man ibintu byarabarenze. Tugiye kubona ibindi bintu byadanje kuri Kagarara. YABISO TV show ni YABISO wanyu mu mwanya wa Nsurosa Mukondo wa Semembe, umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kubinuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje imvana ivata mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza kumva ibyo mvuga. Nkabikunda cyane, mbyishimira cyane, ari wo handi mbifuriza kugira imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi kiri buze kugenda neza. Nshimira cyane mwe mwamaze gukanda subscribe, namwe mukurikirana ibiganiro. Iyo utarakanda subscribe turebera ibiganiro uri kuvumba, kandi wemerewe kuba umwe mu bagize umuryango mugari wa YABISO TV show. Niyo mpamvu nguha igitekerezo cyo kuba wakanda subscribe ube umwe mu bagize uwo muryango wa YABISO TV show, kuruta kuba umuvumbyi. Mu by'ukuri uraba umuvumbyi gute ahantu wemerewe kuba nyir'urugo? Nta mpamvu. Ntabwo ndi buce kure cyane, twagiye tuganira. Ikiganiro cya mbere mwabonye ikiganiro kivuga uburyo abantu bahangayitse, ubwo ni cyabanjirije iki ngiki. Nibyo kuko abantu barahangayitse, udahangayikishijwe n'ubukene afite ibimuhangayikisha, udahangayikishijwe iki. Donc nibyo mufana, yaba football yaba imiziki, ntabwo mujya mu buriri bahangayikisha. Ekipe yawe yatsinzwe urahangayika, man minisi ni imihangayiko. Alono niba koko abarokore baravuze ngo isi iwacu niba ariko bizagenda. Ikiganiro mwakeye ni ikiganiro cyiza cyane, hahandi twabonye ko byinshi mu byo dutekereza dushaka kugeraho tuzacivinga. Abamaze kugira achievement, abamaze kubigeraho nabo ubwabo ntago banyuzwe, ntibishimye, nabo baracyahangayitse, bafite ibindi bibahangayikishije. So sinzi ngo bizagenda gute. N'ubu ngubu ndagira twiganirire turebe ku cyerekeye no ku muntu nka Kagarara yarabaye blessed mu gihe n'ubundi yari asanzwe ari umunyamugisha. Uko yari abaye ntabwo byari bibi, ariko noneho byarushijeho kuba byiza bro. Kagarara byarushijeho kuba byiza. Uyu Kagarara ku mazina ya nyayo Enoch Uwizeye, uyu Kagarara yagize niba nabyita umwako arono, ariko yagize ikibazo avukana indwara ku isomo mu cyongereza byananiye, ariko ni indwara ituma amagufa adakura nk'ayabandi, donc adakura mu buryo buri normal, bityo bimutera nyine kuba mugufi kwa ruriya rwego. Kagarara we ubwe ntabyo bintu byigeze bimutera kwiheba ngo acike intege yikure muri sosiyete. Kagarara nyine yarakomeje arahatana, akora ama content ku ma social media, abantu batangiye kumushiraho za kamera, abantu baganira n'iki bibonera views. Ako Kagarara nawe arareba ntakora iki, amafaranga akinjira. Uyu Kagarara Uwizeye Enoch yakunda kubwira abantu ngo disability is not inability. Ni ukuvuga ngo kuba mfite iki kibazo cy'uburwayi, kuba mfite ubumuga, ntabwo bikuraho ko ari ibyo nshoboye. Niko biba bimeze. Kandi koko bariya abantu baba bafite uburwayi runaka bwibasira zimwe mu ngingo cyangwa se
sometimes nyine uko byagenda kose bikamera nka kuri Kagarara ameze, ntabwo biba bivuze ko ibintu byose byarangiye. Burya umuntu yabasha kugenda, umuntu yabasha kurambura amaboko, uko byameze kose hari icyo ashobora kuba yakora cyangwa no kuvuga. Kagarara yagize atya, ubwo ndagira ngo twinjire muri story neza uko yahuye na AshtonHall. Kagarara yagize atya, abona ku mashusho yo ku social media, abona witwa AshtonHall, umunyamerika uba mu bintu bya fitness, ariko ufite imbuga nkoranyambaga zikurikiranwa cyane cyane n'abantu benshi, ndetse ubarirwa mu bantu aka kanya ku isi bafite imibare y'abantu benshi bamukurikira. Akaba ari umunyamerika rero wagiye mu bintu bya fitness, ariko cyane cyane akabikora ku mbuga nkoranyambaga, ibera muri siporo, ubwo nicyo mvuga. Akinjiza amafaranga, akagira ibigo by'ubucuruzi n'ibindi agenda yamamariza bikamwishyura, nyine afite amafaranga. By the way, afite amafaranga. Uyu mugabo AshtonHall wakunze kugaragara cyane nk'umuntu ufite umutima mwiza, uvuga Jesus, uvuga Imana cyane mu kanwa ke, nta speech n'imwe yiwe iburamo ijambo Imana. So uburyo agaragaramo, imivugire yiwe n'abanyarwanda mwaramubonye, ni umuntu uri humble, umuntu uciye bugufi ku rwego nyine birarenze. Ubundi abasitari akenshi uko abantu bari babimenyereye, umusitari aba agomba kuba afite ka kantu k'ubwiyemezi, ka kantu ko kuba yabona n'ikintu runaka kimushimishije ntiyishime. Mwangira ngo mwarabibonye, The Ben ari kubaririmbira ubona yishimye, abantu batereka The Ben umusitari ntiyakabaye ajya imbere y'abari abantu ngo abakomere amashyi ngo abaririmbire umuntu w'umusitari. Ibyo nyine niko abantu babitekereza, ko umuntu w'umusitari nyine yakabaye ari ukuntu yitandukanya n'indi sosiyete. Ariko mujye mwibuka ko nyuma cyangwa se mbere y'uko baba abasitari babanje babanje kuba abantu, kandi feelings zibagira nawe utari umusitari, sometimes nawe nizo uba ufite. Za feelings ujya ugira zo gukumbura ibintu runaka, zo kwishimira ibintu runaka, n'abari abataramu nizo baba bafite. So uyu AshtonHall yahuye na Kagarara gute? Kagarara yagiye akora ibintu by'amasiporo, akora fitness, akora utuvideyo twinshi, amachallenge yashyira kuri TikTok, ashyira kuri Instagram, ku ma YouTube, agenda akora amavlog, utuntu tugiye dutandukanye. Kagarara rero abona AshtonHall, atangira gukora video niza akora amuchallenging. Video yakoze AshtonHall akazigana, Ashton Small uwo Kagarara akazigana, agataginga AshtonHall. Kera kabaye nk'uko Kagarara byamugendekeye ku ndirimbo Happy ya Diamond, ubwo Kagarara yayivibinze agakora challenge, Diamond akajya muri comment yiwe agashyiramo kariya kaboro, kariya gasiti ka king kikamba, nyine amwambika kariya kaboro ku bwami, nyine yamuvuga ati you are the king. Kagarara ibyo bintu akabitwereka, tukabibona ko umuntu uremere cyane muri Afrika nka Diamond yateye comment muri kuri TikTok ya Kagarara, akajya kwa Kagarara agashyiramo akanda, cyari ikintu kirenze. So Kagarara rero n'ubundi yabikoze kuri AshtonHall, akora challenge nyinshi amutaginga. Kera kabaye Kagarara, AshtonHall abona video ye, abonye video yiwe aramukunda cyane, aramwishimira cyane. Ubwo hari mu bihe AshtonHall yari yarapanze kuza muri Afrika, ari muri Afrika bahita bapanga guhurira muri Ghana. Ashton Small barapanze, kubera iyo AshtonHall yakunze iyo video, amaze kuyikunda aramubwira uti gutya na gutya, nyine bajya in touch, bapanga guhura. Gupanga guhura ni ukuvuga ngo nta diro kuza mu Rwanda AshtonHall yari afite, ahubwo AshtonHall we yahuye na Kagarara, bapanze guhura muri Ghana kuko yumvaga ariho amahirwe bishoboka ko bahurira. Kagarara ageze muri Ghana, barahura bakora amachallenge. Kagarara wagiye uhiga abantu ku cyitwa pompage ziwe zirindwa mubi, barutambye barananiwe, ba show speed muravyibuka barananiwe, bakuzo biranga bariruka. Na AshtonHall kuri pompage ya Kagarara yarirukanse. Kagarara
ageze muri Ghana n'ubundi bazana Kagarara bavuga ati nta mwana usya aravoma sha, abakubita amapompaje bose barananirwa bariruka. AshtonHall akunda cyane by'umwihariko Kagarara. Mu kumukunda ahita amusaba ko amuporopoza kuba bakomezanya tuwa y'ibihugu bindi byari bisigaye byo muri Afurika, byaba na ngombwa bakazazana mu Rwanda. U Rwanda rwo gutangira kurushyira mu bihugu agomba gutembereramo byari kubera Kagarara yakomezaga nyine kugenda donc amupushingira gukunda u Rwanda, amupushingira avuga u Rwanda kenshi, waje tukajyana iwacu, waje u Rwanda Kagarara agenda ararubrandinga imbere ya AshtonHall arabyemera mu bintu yavuye muri Amerika atapanze kuza mu Rwanda ntago byari birimo. Kagarara amuporopoza kuza mu Rwanda birakunda. Bro, uzi cyabaye? AshtonHall yageze mu Rwanda ari kumwe n'undi muvandimwe India AshtonHall, nawe n'undi mujama nawe mu Buhinde nawe wakoraga nka zira bro. Nkuko Kagarara yahuye na AshtonHall ni nkuko na Indian AshtonHall nawe bahuye, nawe yakoze amacarenge, agenda akora amacarenge aramukunda, nawe barahura, yaranamublessinze by the way, nawe yari amafaranga yamuhaye, amuha imodoka, man ibintu byarabarenze. Ageze mu Rwanda rero AshtonHall yarebye u Rwanda abona ni sawa, areba ukuntu bamwakiriye, nuza no kubireba uraza gusanga Abanyarwanda turacyafite wa muco wo kubona nyine umushyitsi, man turacyakunda umushyitsi, turacyakunda ibyamamare sorry, nyine ibyamamare turacyabibona tukumva turabirespectinga, nyine hari agaciro tugereza abantu b'ibyamamare. Baramwakiriye, The Ben araje yakubisemo ya verse thank you, mwarabibonye ko bakiri muri Ghana. Kagarara yagiraga gutya akaririmbira AshtonHall, akamuririmbira thank you ya The Ben, akamuririmbira akamubaza ni yanda, akamubwira ku mateka ninde wa postinze video yiwe bwa mbere, amubwira ko ari aga promoter. Mwarabibonye yo man, Kagarara yakoze ibitendo mudashobora kumva abantu bari kurenza ingohi, ariko Kagarara yakoze ibintu bya danje. Uyu AshtonHall we yivugira ngo AG promoter, anyway yavugaga agapromote nk'umuntu nyine wapostinze video ya mbere ku ma social media nka kuri nyine ukuntu ku ma Instagram, ku ma TikTok, like Kagarara niwe muntu nyine wamupromotinze by the way. Kagarara rero mu kugira mu Rwanda, u Rwanda rurashyuha, u Rwanda rumera neza, AshtonHall arabikunda, abona umujyi uri clean, Kigali is clean, ajya mu Bigogwe, agirana ibiganiro na RDB, nubwo uko babipangaga wenda ntekereza wenda nubwo nibirebire wenda bashobora kuzongera bagasubira muri deal, ariko nta kintu cya danje cyahise kibaho uretse kuba baraganiriye uburyo bwo gukomeza guteza imbere cyitwa Visit Rwanda nka project ya RDB yo gukuza cyangwa se yo gukomeza guteza imbere ubukerarugendo, gahunda nyine ya Visit Rwanda, tembera u Rwanda cyangwa se sura u Rwanda. Ariko uko byagenda kose nk'uyu mujama yaje mu Rwanda yari afite wenda uko yabipanze uko bizagenda, nta gihe kinini yari afite by the way, nta gihe kinini yari afite. Noneho uyu AshtonHall mu bintu yakoreye Kagarara yamukubise imodoka nziza, amukubita $5 by'idolari, aramubwira ngo aka ni agashoro ushobora guheraho biri aho ngaho, akamubwira gusenga kugira gute. Icyo tuvuga rero ku buzima bwa Kagarara bro, igihe kigeze ntabwo wamenya ngo bigenda gute, ariko igihe kigeze iterambere ririzana bro. Kagarara ibyo yarotaga nk'ibintu bidashoboka, Kagarara ibyo yatekereza bidashoboka, okay yari afite inzozi, yari afite dream, ariko yumvaga ari aho bizamugeza. Hari n'urwego runaka wenda yatekerezaga akavuga si ibintu byagera aha, ariko ibyo yarotaga byabaye ibyanyabyo, noneho binarengaho. Ni ukuvuga ngo ibyamubayeho byabaye exceed kuri expectations ziwe, byaruse ibyo yatekereza n'ibyo yateganyaga. Kubona imibare myinshi y'abantu yaratangiye kumukurikirana. Kagarara ari mu bantu bafite ama Instagram hano mu Rwanda ari kurebwa, ndetse si no mu Rwanda gusa,
no muri Afurika yose Kagara ari mu bantu bashobora gushyiraho poste yiwe kuri Instagram ikagira miliyoni 100 mu minota ingahe. Ni ukuvuga ngo Kagara ntabwo akiri umuntu usanzwe men, ntabwo akiri umuntu usanzwe, ahubwo benshi baza bibaza bati ese uyu ngo nufungurire bari abantu men wanyuze hirya mwana araje. Nani yahoze yibaza ati, abantu bose bibaza bati se Kagarara na wa muntu wiwe niba ari Sabine niba ari Sabrine aracavuye se bari abasheri byari ibi bya vloge ubwo wenda nico abantu wenda bazagenda bamenyaho gake gake n'amakuru tuzajya tuyabaha, ariko ikibagiye ari cyo mubwira nuko Kagarara kugera urwego ariho ibintu byarahindutse bro. Kagara ni umuntu ushobora gupromotinga boro yawe akakanya ikagenda neza. Kagara ni umuntu watangiye kwitabira ibikorwa byinshi, amaprojekiti menshi ya leta, atangiye kujya mu nama nyinshi zishobora gukenera nyine mobilizasiyo, gukangurira abantu kumenya gahunda runaka. Kagarara nyine yabaye Kagarara. Niba ashobora kuzana umuntu urenze kuriya mu Rwanda, imbuga nkoranyambaga zikicurika zose zikareba ku gihugu u Rwanda, AshtonHall akavuga u Rwanda Queen. Men, ikintu se kirenze kiriya kiba ari iki? Nta kintu kiba kirenze kiriya kabisa, urumva? So ikiba gihari rero mba ngomba kwibaza, ubundi ubusanzwe abakire gukira, icyo bita gukira umuntu agatunga amafaranga menshi, bisaba gukora cyane, bisaba guteka imitwe, ni blessing z'Imana. Umuntu nyine arakora akazashiduka abona byizanye. Bo ntabwo wambwira ngo umuntu yaza kubaka inzu ya danje, tuvuge nko mu mujyi wa Kigali. Urebye hano mu mujyi harimo inyubako ndende man, umuntu uratambuka ku nyubako bakakubwira ngo iyi nyubako ni ya runaka, iyi nyubako ni ya runaka, ukibaza aya mafaranga bayakorera gute? Ashobora kubaka etaje ireshya gutya, aya mafaranga bayakorera gute? Ariko iyi boro ya Kagarara ikwereka ko burya nta kintu kidashoboka bro. Manu, ubuzima bushobora guhinduka kuri rimwe, from 0 to 100 quickly ubuzima nyine. Ariko mbona nyine bisaba gukora cyane, ni blessing z'Imana, bisaba icyo ubundi I don't know, sinzi na sometime nje hari nibyo nyine mbona biwenze. So uyu Kagarara rero wize Enoke, kuri ubu tugiye kubona ibindi bintu bya danje kuri Kagarara. Ubuzima bwo bwamaze guhinduka deja. Uyu AshtonHall yamubwiye ko bagomba kuguma in touch, bakajya bavugana kila kitu cyangwa se ibyo yakinara byose, any support. Yamubwiye atagomba kumpamagara, agomba kugira gute, yamwemereye kuzamutwara muri Amerika, Miami. Ni byiza cyane, donc yamwemereye byinshi man. Byonye no kuba bafitanye contact, bashaka kuvugana AshtonHall, donc ashaka gukora video zikarebwa na biri ubwabyo byakinjiza. Ubu ibigo runaka cyangwa se ubucuruzi runaka, amakampani runaka ashobora gukorana nayo akayapromotingira, akamamaza. N'ibyo bintu byabwo ubwabyo byonyine birarenze, kuko ntabwo akiri wa Kagarara wa mbere yo guhura na AshtonHall, ntabwo akiri wa Kagarara. Ubu byarahindutse, byabaye ibindi man. So believe in your way, nyine wizire mu buryo bwawe wibereyeho, ugire gute, ntucike intege, ntubure gukora, ukomeze uhatane, ugerageze. Mu gihe runaka tutazi, nawe utazi, ujya kubona ukabona ibintu birakunda. Ariko icyo nibaza ni kimwe, abantu muba mugomba kutubwira, ubukire bwo kubaka etaje igeretse uko nguko nizo tubona mu mujyi wa Kigali, n'amafaranga umuntu akorera, n'ibintu nyine bigenda gute? Umuntu abakora akahe kazi? Aba ari umucuruzi? Bro, reka tuze kongera mu bindi biganiro. Ubwo ibiganiro by'abari akagaruka no umunsi ku wundi turajya tubana. Uyu turakwanda subscribe, aba ari byiza ko wayikanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.